yataba amaraso yawe ntabwo twari kumenyana, ariko amaraso yawe yatugize umwe. Nuhabwa icyubahiro. Ndagushima kubw'umuryango wa Gravity Center, ubaha umugisha. Ijuru rikinguke hano hantu birenzeho, bongere bakubone birenze uko bari barakubonye. Turagushimira imirimo yawe ihakoreka, turagushimira iyo witeguye gukora muri sezo ikurikiyeho. Tuguhaye icyubahiro. Umugisha mushumba n'umuryango we nabo bakorana bose, n'uyu muryango mwiza ubaha umugisha. Ndakwinginze ngo buri muntu wese ucishe kugira neza kwawe, kugira neza kwawe imbere y'ubuzima bwe, yongera kubone birenze uko yari yarakubonye. Cyubahiro cyose no gukomera n'ibyawe, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Imana ibahe umugisha. Reka twicare mu kubaho kw'Imana. Mushumba, Imana iguhe umugisha. Urakoze. Haleluya. Ndashimira Mwuka Wera mwiza. Mu by'ukuri nk'uko umushumba yabivugaga, ntabwo byari byoroshye kuza muri kino gihe, ndetse n'abantu bose bafite ubwenge cyangwa batekereza neza, abajyanama uko niko batubwiye bati mwakwihangana mukazagenda ikindi gihe, ntitubyanze iby'Imana yanyu, abayemera n'abatayemera. Haleluya. Ariko Mwuka Wera aratwemerera. Mwuka Wera ni mwiza, aratwemerera, aratubwira ngo nimugende. Haleluya. Kandi ikintu yakoze kiba ari cyo, kiba kitarimo kwibeshya habe namba. Ntago kuko twe tuziranye n'umushumba amaso ku maso, uretse ibi bya YouTube no kuri telefoni, ariko Mwuka Wera abasha guhuza abantu mu gihe gikwiriye. Haleluya. Rero uwo Mwuka Wera wambwiye ngo ningende bisa bitya kandi ngahera ahangaha, birantera kutanga kiriya cyifuzo cya nyuma. Haleluya. Birantera kutagihakana. Nizeye ko hari iby'Imana izakora dukoresheje kubw'impamvu zayo n'umugambi wayo. Rero niteguye kuyumva no kuyumvira. Haleluya. Abo tutabanye mu cyumweru hagati ndabayambiriye hobe hobe. Mwami Yesu abaho umugisha. Murakoze cyane gukunda Imana. Twasanze urukundo hano rwinshi, dutahanye umwenda w'urukundo. Muri make twaka nta muntu utaguma ahantu bamukunze, ahantu bamuserebura, ahantu bamwishimiye, twakabaye twigumira ino. Ni uko itegeko ry'Imana ridutujije mu Rwanda, ariko ubundi twakabaye twigumira ino. Rero mubihererwe umugisha rwose. Mwarakoze kutwitaho umushumba, kutwakirana urukundo rwinshi. Abantu baratetesha, mufite abashumba beza, baradutetesha rwose. Ngira ngo bari hafi no kudushyira ku mugongo. Rero Imana ibahe umugisha Pastor na Madamu nabo mukora n'umurimo. Kandi turashimira umuryango wose wa Gravity, abaje kutwitaho, abaje gutega amatwi icyo Umwami aduhaye no kudufasha mu buzima busanzwe. Mfite amazina amwe mu mutwe: Gloria, Francine, Vianney, Fisto n'abandi ntibuka amazina. Umwami Yesu abahe umugisha cyane. Iyi Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo abera bakora babitewe n'urukundo bayikunda, ibagororere. Haleluya. Ibagirire neza nyinshi. Njya mbwira Imana ngo tutarashingura ibirenge hano, ibaha umugisha. Mumenye ko Imana mwakoreye ari Imana nzima. Haleluya. Njya ndondogora rero mu ijambo ry'Imana, ariko Mwuka Wera mfashe mpine kugira ngo tuze no kugaruka. Haleluya. Turagira ibihe byiza none, turagira n'ibihe byiza nimugoroba. Imana ishimwe cyane. Umushumba Imana yamushyize ku mutima ijambo ryiza kandi isanzwe nkunda no mu buzima busanzwe. Abanzi babizi uko inzara n'inyota by'ijambo ry'Imana. Ubundi nibyo mvuga, ni nabyo nigisha, ngira ngo niyo ngiye ku ruhande ndongera nkagaruka aho ngaho. Rero ndashima Imana ko ari nabyo nasanze Imana yashyize ku mutima we, inzara n'inyota y'ijambo ry'Imana. Haleluya. Nicyo tuvuga, ni inzara n'inyota by'ijambo ry'Imana. Imana nishimwe cyane. Binakubiyemo byose ibigukwiriye muri urugendo rw'agakiza. Gusa iyo ufite choice nyinshi y'ibiryo y'indya, iyo ufite choice nyinshi, iyo uri ku meza ariho ibiryo byinshi, bimwe ubigirira inzara, ukaba ari byo ushaka, ibindi ukabisimbuka, ibindi ntubyiteho, nuko bimera.
ariko muri uru rugendo rw'agakiza Imana yaduhitiyemo indya imwe, Imana yaduhitiyemo ibiryo bimwe. Urabifata cyangwa ukabireka ukabaho nabi, wabifata ukabaho neza, wabireka ukabaho nabi. Haleluya. Ntabwo hari shwa nyinshi, nta shwa nyinshi zihari, ni imwe ni Imana yahizemo muri uru rugendo. Haleluya. Abana b'Imana rero bakomeza kugorwa, ikibarushya si ikindi nuko bahitamo indi ndya Imana itabateguriye. Haleluya. Bagakomeza gukoresha shwa zabo bahitamo ibindi Imana itabateguriye. Ariko abakira ikiruhuko cy'ukuri, abahura n'ubuzima bugwiza imbaraga nk'abiriya Jennifer yahamyaga mu kanya, nabafashe ibyo biryo by'Imana bakabyemera batabizi, bakabyemera batazi ikizakurikiraho, bakabyemera batitaye ku gihombo bizabatera. Haleluya. Ariko ayo mahitamo y'Imana bakayafata bakayakira. Abo nibo bafite ubutsinzi, nibo bafite umunezero mu rugendo, ni nabo bazakomeza kunesha kugeza aho tuzarangiriza urugendo rwo kwisi. Kubera iki? Nibyo Imana yahisemo. Imana ishobora kuganira natwe, ishobora kuduha ibyo dusaba, ariko Imana hari andi mahitamo igira atavogerwa. Kuvogerwa birumvikana? Haleluya. Amahitamo utakwinjirira, amahitamo utavuguruza, amasengesho yawe atakuraho, gutanga amafaranga bita amahitamo Imana yigengaho ikabihitamo gutyo. Uko rero niko yahisemo amahitamo amwe y'ijambo ry'Imana, ko ari Imana izakoresha gukiza, kugaburira, gutunga, gukomeza abari muri uru rugendo. Haleluya. Tubibona mu rwandiko rwa mbere rw'Abikorinto igice cya mbere, ni heza hose waza kwasoma, ariko ndasoma 21 na 25 gusa. Haleluya. Turi kumwe abakunzi b'ijambo ry'Imana? Haleluya. Abatari kunda bagiye kurikunda. Haleluya. Nabahari. Abikorinto ba mbere igice cya mbere 21 na 25 ngo kuko ubwenge bw'Imana bwategetse ko ab'isi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi. Imana yishimiye, Imana yahimbawe no gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Ibibwirizwa mwabwise ibyigishwa. Haleluya. Kuko ubwenge bw'Imana, ubu madege tukabigendamo, ariko Imana yategetse ko ubwo bwenge bwose bugira undi mumaro kandi mwiza. Haleluya. Ariko ubwo bwenge budashobora guhesha umuntu kumenya Imana, guhishurirwa Imana. Hanyuma Imana muri konseye yayo, mu bwenge bwayo, ihitamo, haleluya, ihimbazwa, yishimira gukirisha abayizera icyitwa ubupfu bw'ibibwirizwa, ubupfu bw'ibyigishwa, folie de la prédication. Haleluya. Umuntu wese utekereza umuntu yirinda iki? Ubupfu. Yirinda ubuswa. Siko bimeze? Haleluya. Ubuswa buraduhombya, ubuswa butuma tudatsinda aho twagomba gutsinda. Ariko Imana nagira ngo aka kantu kagume mu mutwe wawe. Haleluya. Muri konseye y'Imana, mu butatu bwayo, Imana ibihitamo kandi bihindura itegeko. Iravuga ngo abazakirira muri uru rugendo, abazakirira mu byanjye nyewe nashyizeho, bazajya bakizwa n'ikintu ku banyabwenge b'isi cyitwa ubupfu, cyitwa folie de la prédication. Ninde uzagira itoto no gutohagira mu gakiza? Ni umuntu ufata iyi folie, ni umuntu ufata ubu busazi, ni umuntu ufata ubu bupfu bukamubera ubuzima. Haleluya. Uwo ntushobora kumutangira mu rugendo rw'agakiza. Imana nishimwe cyane, azahorana itoto rivuye mu ijuru. Kuri 25 hakavuga ngo kuko ubupfu bw'Imana babwise ubupfu. Ubundi Imana kukubabarira byiteka burya n'ubupfu, ubundi yakabahita kubabarira byiteka, yakabikuye ati urarengereye, ariko bwitwa ubupfu kuko nabwo bishyize muri logique. Ni gute Imana ibabarira umuntu iteka ryose? Haleluya. Nono ntinababarire gusa, y'Imana izi byose, murabizi ko izi byose. Y'Imana izi byose yanakubabarira ngo ikanibagirwa ibyo yakubabariye. Murumva atari ubupfu bw'Imana? Haleluya. Ngo kuko ubupfu bw'Imana burusha abantu ubwenge, kandi intege nke z'Imana zirusha abantu inkomezi. Dukurikire inshuti z'Imana. Haleluya. Haleluya. Ubupfu bw'Imana burusha abantu ubwenge, kandi intege nke z'Imana zirusha abantu imbaraga.
zitwa intege nke kuko gukunda byiteka ni intege nke. Ubundi umunyembaraga agukunda ukunditse wananirana akaguta. Ku Mana rero ni intege nke kuko yahisemo kugukunda byiteka. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ibi bintu rero byabaye itegeko ry'Imana, nta kindi kintu wabikoraho uretse kubyizera no kubyumvira kugira ngo ntuhombe. Kuko nutabyizera ngo nabyumvire uzaba muri urugendo ariko uhomba, utanezererwa agakiza, utaryoherwa, utagera ku rugezo Imana yari yaraguteganyirije. Ikintu rero wakorera icyahindutse itegeko ni ukucyakira, ukacyizera, ukanacyumvira kugira ngo ubashe kuryoherwa muri urugendo. Haleluya. Hanyuma Imana yoroheje cyane, yabihinduye simple, ibintu bidukiza kugira ngo hatagira umuntu n'umwe usigara. Ubu rero aho tubera akaga dukunda ibintu biri compliqué. Mwarabibonye namwe? Ino haba abantu basenga bikoreye amabuye, haba n'abasenga ntago bahaba, haba basengera mu mazi no mu buvumo, ntago babura, twese turi bamwe. Ubu aho tuva tukagera dukunda ibintu twaruhiye. Nibwo umenya kuri umuntu burya w'umugabo, ukaba umuntu nyine umwigeme muzima. Umugore ntago ari umwigeme n'umukobwa, ukaba umuntu w'umugore muzima kuko wabiruhiye. Dukunda ibintu bituruhishe, ariko Imana yafashe ibintu bidukiza irabyoroshya kugira ngo n'umunyantege nkeya, n'utarize, n'udafite shinge na rugero nawe bitazamuyobera. Reka tuyihe icyubahiro. Nuko imeze yo kabyara, yarabyoroheje cyane cyane kugira ngo ejo bitagucika. Imana nishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ubutumwa bwiza rero ni imbaraga y'Imana, ntago ari imbaraga ya pasiteri, si imbaraga y'umuvugabutumwa ngo uvuge uti iya rutase sindi buyifate. Ni imbaraga y'Imana. Mu rwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'Abaroma igice cya 16. Haleluya. Dusanzwe tuhaza ariko icyampa Mwuka Wera akabikumvisha. Ndaza no gusoma 14 kugira ngo tubyumve neza. Mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye itorero ry'i Roma 1:16 ngo erega ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni kuko ari imbaraga, ni ubushobozi bw'Imana. Haleluya. Tekereza gusuzugura ubushobozi bw'Imana, ubwo se wakubaha iki? Ubushobozi bwacu twese bujya bunyuzamo bukaducika, ubundi tugasaza ntitube tugifite imbaraga, ubundi amafaranga akaba menshi cyangwa akaba makeya, nubwo yaba menshi kajana ntagera ku rugero twumva twarekeraho, duhora dushaka yandi. Ariko tekereza abera kudaha agaciro icyo Imana yise ubushobozi bwayo. None Bibiliya tubwiye ngo erega ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni. Kubera iki? Kuko ari ubushobozi bw'Imana ihesha uwizera wese gukizwa. Haleluya. Ubutumwa bwiza si ubw'umuvugabutumwa, ubutumwa bwiza ni imbaraga y'Imana. Haleluya. Ni imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, guhera ku muyuda ukageza ku banyamahanga aribo batwebwe tugiranwa n'abagira iki. 17 akavuga muri Bibiliya y'Ikirundi ngo kuko muri bwo ariho ukugororoka kuva ku Mana guhishurwa, ngo guheshwa n'ukwizera kukagwiza ukwizera. Ukugororoka kuva ku Mana, ubukiranutsi buva ku Mana utakoreye mu kubahiriza ikintu na kimwe, ahubwo ukabihabwa bivuye ku Mana, ngo nabyo bifite inkomoko muri bwa butumwa bwiza. Hanyuma kugwiza imbaraga zo kwizera, ngo kukagwiza ukwizera, nabyo bikomoka hehe? Mu butumwa bwiza. Iyo wumva udafite kwizera guhagije kugusingiriza iby'Imana yaguhaye, ni hehe ubikura? Ni hehe? Mu butumwa bwiza. Haleluya. Ubutumwa bwiza buhesha kwizera kuva ku guhishurirwa icyo Imana yakoze, bikongera akaba ariho bigwiriza kwizera abatinda muri ubwo butumwa bwiza. Haleluya. Ngo nk'uko byanditswe ngo umugororotsi azobeshwaho n'ukwizera. Umugororotsi azobeshwaho n'iki? Umugororotsi azobeshwaho n'iki? Haleluya. Imana ishimwe cyane. Umugororotsi atunzwe n'ukwizera. Hanyuma twumvise ko ukwizera kuva hehe? Mu butumwa bwiza. Ikintu cyateje Yesu ikibazo yaribaje ngo ese ni ingaruka umwana w'umuntu nagaruka azasanga kwizera kukiri mu isi? Nta bindi bintu na bimwe byamuhangayikisha. Haleluya.
muvyeyi turabubashe cyane turabakunda dushimiye Imana ko mwabashije bikagarukiraho. Imana itugirira ubuntu. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Hari ijambo riba muri Yesaya igice cya 6 umurongo wa 10. Abantu bateye Imana umugongo batayitayeho. Haravuga ngo wame ukomantaza nebo rugukomanaza. Ukomantaza imitima y'ubwo bwoko. Uhindura amatwi yabo ntiyumve, uhuma amaso yabo kugira ngo ntibarabisha amaso, ntibumvisha amatwi, ntibatahurisha imitima ngo bahindukire bakiri. Mwumvise igihe abantu bakirira? Ni igihe imitima yatahuye, ni igihe amaso yitegereje, ni igihe amatwi yumvise, nibwo abantu bahindukira bakagira gute? Bagakira. Iyo umutima rero wakomantaye, iyo umutima wakomeye, amaso yareba ntiyitegereze, amatwi yakumva ariko ntasobanukirwe, ntabwo umuntu ahindukira ngo akizwe. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Gukira kwawe ukagera ku rugezo Imana ishaka kuri mu kurebesha amaso yawe ukabona, watega amatwi ukumva, hanyuma umutima ugatahura icyo Imana ivuga, ukabona gukira, ugahuzwa n'umugambi w'Imana ku buzima bwawe, ugahuzwa n'icyo Imana yakugeneye. Umuntu wese utarahagara mu mugambi Imana yamuremeye ahorana ubuzima butari satisfied, butanyuzwe. Amafaranga araza ariko ntanyurwe, agashaka akabyara ariko hakahora ikivide mu mutima we. Ariko umuntu wahujwe n'icyo yaremeye agira umutima unyuzwe, wuzuye amahoro, ntabona uko nkubwira. Ndabikwifuriza nshuti y'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Ubuzima bw'inyuma bushobora kuba hisi, ugasa nk'uhiriwe, ariko reka mbibutse ko ikimenyetso cyo kugira amafaranga hari ikimenyetso cyo guhuzwa n'umugambi w'Imana. Muza abatubaha Imana bayafite ubwinshi bwabo. Amafaranga ni meza pe, na Bibiliya bivuze ngo kimuri ibintu byinshi, ibibazo byinshi. Ariko guhuzwa n'icyo waremeye bizaguha agaciro miliyari z'amafaranga zidashobora kuguha, bizaguhindura igitangaza kigenda ku isi. Uzaba ufite umwihariko mu mutima, uzaba umeze nk'urara mu ijuru nk'uko twaririmbaga, uzagenda mu isi nk'utayituyemo, uzagira imbaraga z'Imana, uzahorana ikime cyo mu ijuru. Haleluya. Imana izaba ari iyawe ku giti cyawe. Mwene uwo muntu ntakonja, mwene uwo muntu ntasubira inyuma, mwene uwo muntu ntagabanukirwa, mwene uwo muntu isi ntimubasha. Ndabikwifuriza kuko ni umugabane wawe. Haleluya. Mwene uwo muntu ijuru riramwirata, agira umumaro mu bwami bw'Imana. Agiye hose amaso y'Imana ntamuvaho kuko ahagarariye inyungu z'Imana. Ubu hari abantu bakijwe ariko bagihagarariye inyungu zabo bwite. Imana nta kihomba nta n'icyo yunguka mu byiza yakugiriye. Niyo yungutse nguko nk'aga pourcentage gato. Mwami mwiza. Haleluya. Twikurura amatwi yacu n'ubwenge bwacu n'imitima yacu, twumve duhindukire dukizwe. Haleluya. Kuki ndimo kuvuga ko ari combat spirituel? Mu Bikorinto ba kabiri, urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye itorero ry'Ikorinto, igice cya 4:3 na 6, ngo ariko niba ubutumwa bwiza twahawe butwikiriwe, ni ukuvuga ngo bushobora gutwikirwa, bushobora kuba covered, bugapfukwa, bugahishwa, kandi buhari burimo buvugwa. Ngo ariko niba ubutumwa bwiza twahawe butwikiriwe, butwikiririwe abarimbuka cyangwa abahona. Kuri kane akavuga ngo ari bo batizera. Wagize ngo si impamvu batizera niki? Ntiburacengera ngo babone uko bahindukira bizere. Bizera gake gasanzwe. Muri Yakobo haranditse ngo wizera ko Imana ari imwe rukumbi. Ibyo ni bisanzwe. Ngo abadayimoni nabo barabyizera bakabihindiya agashitsi.
ni kumenya ko Imana iriho. Ibyo ntibisanzwe, n'abajya kuraguza barabizi, n'abiba barabizi, baravuga ati Imana umfashe ntibamfate. Ntabwo data yifuza gukurikira kuri uko kwizera, ashaka kugera ku kwizera kuguhindura umutsinzi uhojejeho. Haleluya! Umutsinzi uri hejuru, utuye mu kirere, ubaho Imana iba. Haleluya! N'ubundi tumaze gukizwa ngo ubugingo bwacu bwarafashwe, wishanwa n'ubwa Kristo mu Mana. Dutuye ino ariko tukaba n'ahandi hantu. Imana nishimwe. Ngo nibo batizera ab'Imana y'iki gihe yahumye imitima. Muri kandi tuve muri Yesaya ko imitima ishobora guhuma. Ngo Imana y'iki gihe ariwe Satani yabahumiye imitima kugira ngo umucyo w'ubutumwa bw'ubwiza bwa Kristo ari we shusho y'Imana utabatambikira. Ngo kuko tutabwiriza abantu ibyacu, ahubwo tubabwiriza ibya Kristo Yesu ari we mwami, natwe tukaba abagaragu banyu ku bwa Yesu. Ibyo tubwiriza si ibyacu. Ejo twarabivuze ko duhetse ubutumwa bwiza buhetse Imana ubwayo. Ngo kuko tutabwiriza abantu ibyacu, ahubwo tubabwiriza ibya Kristo Yesu ko ari we mwami, ngo natwe tukaba abagaragu banyu ku bwa Yesu. Haleluya! Imana yategetse umucyo kuva uturutse mu mwijima, niyo yaviriye mu mitima yacu abazanye ubutumwa bwiza, batwaye ubutumwa bwiza, ngo kugira ngo imurikishe ubwenge bwo kumenya ubwiza bw'Imana buri mu maso ha Yesu Kristo. Hari umucyo data atanga ukamurika mu mwijima wahoje mu mutima wanje. Haleluya! Imurikishije ubwenge bwayo, Mana ishimwe, buhishwe mu maso ya Kristo kugira ngo mbashe kumenya Imana. Imana ntiba yiga muri theology, Imana ntiba yiga muri école biblique. Umucyo uva ku ntebe y'Imana ukamurika mu mwijima w'umutima wanjye, biciye muri Kristo ngahishurirwa Imana. Haleluya! Nkajya ngenda nkubana nayo, nkabaho nkuri kumwe nayo. Niki gituma umuntu abasha kugira imbaraga zikora icyaha? Nuko Imana yiri kuri. Umuntu ntashobora gusambana akana ke k'imyaka 3, 4 gahari, kereka uwasaze cyangwa uwasinze. Ariko umuntu utasinze ufite ubwenge ntashobora gusambana akana k'imyaka 4 gahari. Uzi igituma umuntu asambana Imana ihari? Imana ye ntibabana, iba kuri. Ntiwatinyuka kwandika fagitire y'impimbano, ntiwatinyuka kwandika SMS umugabo watasoma, ntiwatinyuka uri kumwe n'Imana. Bera benshi rero bafite Imana batabana nayo, iba kure. Babasha gukora icyaha ariko si yabaye, nimvuze ngo yabaye byari icyaha gusa, ariko bafite n'ubwoba bw'ubuzima kuko Imana ntiri kumwe nabo. Yumva amakuru y'umuturanyi warwaye kanseri agahita avuga ati ubu n'igikurikiyeho. Yamubwira ati numvise umusongana, akajya avuga ati nanjye nyamwumva. Yamubwira ati umugongo hari ukuntu imeze, ati yiraje nanjye ndayumvise mu mugongo. Aba mama haleluya! Imana ya bugufi imara ubwoba bw'ibihe. Haleluya! Itanga ubushizi bw'amanga, itaka kuryoherwa n'ubuzima. Haleluya! Kuko umenya neza ko ubuzima bwawe buri muri yo. Icyo yemeye cyonyine nicyo cyonyine kikubaho imbere y'ibikome. Mu mazu bubatse bumva zababeshaho kukurikizaho n'abana bakakurusha gutekana. Wowe ufite Imana, emerera ubutumwa bwiza bukora icyo byagenewe gukora mu mutima wawe. Haleluya! Utega amatwi, wemere, unakomprene, unasobanukirwe. Imana ishimwe cyane. Ubwo rero bizibirwa n'umutware w'iki gihe, biba bihindutse urugamba rwo mu mwuka. Ukwiriye rero nshuti y'Imana, niba uri muri Kristo Yesu ukaba udasa n'ibi byizerwa, ndangirije. Nimba uri muri Kristo Yesu ukaba udasa n'ibi byizerwa, ukaba udasa n'ijambo ry'Imana, ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana winjire muri combat spirituel, winjire mu rugamba rw'umwuka. Nakunze uriya mwana w'umukobwa Jennifer uvuye aha, yashatse ibyo gukiranuka agakora amasengesho no kuyiriza. Umaze kumva ibibwiriza
wakwiriza inshuro ibihumbi ariko ukumva ntubishyikira, ukumva amahoro ntataha muri wowe, ukumva imbaraga zitsira icyaha ntiziza, wabikozeho iki? Ubikozeho iki kingana iki? Kuko umutware w'isi aratwikiriye kugira ngo utamenya, ugasobanukirwa, ugahindukira, ugakira. Umutware w'isi arabitwikiriye. Ni bande rero nshuti z'Imana bari bubishobore? Nabamenya ko hari urugamba, inyota ikabatera gukora igikoreka icyo ari cyo cyose, akavuga ati ngiye kwiyiriza mpaka nsobanukiwe ubwiru bw'Imana, ngiye kwiyahura mu Mana mpaka nsobanukiwe ubwiru bw'Imana. Wirekeraho kubaho nk'udafite Imana, rekeraho byange bihakane, uvuga uti maze imyaka mu gakiza nta mpinduka, nta mahoro, sinzi icyo naremewe, sinzi umuhamagaro, sindumva ijwi ry'Imana nabaho. Ukaba umaze imyaka 10 nturumva ijwi ry'Imana ku giti cyawe, nibigutera agahinda. Umenye ngo hari umwami nawe w'isi mubi ukwanga, ubitwikiriye, abibandarayeho ngo udahindukira ugakizwa, abibandarayeho ngo utazahura n'Imana yakugeneye. None ko biryamye ko ari urugamba, urimo urakora iki? Haleluya. Umwami Imana arimo aranyigisha muri iyi minsi, Imana nishoboza turavuga ni mugoroba, kugaruka mu itorero, kugarura gusenga k'ukuri no kwiriza by'ukuri. Haleluya. Nta handi imbaraga z'Imana ziva, kuko niba ijambo riza ntirigukorere, rikeneye ko witanga nk'uyahura. Haleluya. Kwibuza ibyo kurya biragoye, ibiryo biraryoha ku muntu muzima kereka urwaye, ariko ikirere kirabuditse, umwanzi yaramaramaje kugira ngo udakira. Ijambo ry'Imana ritagira umwanya, aratwikiriye, arushaho gutwikira, agutwikira amaganya y'isi, akagutwikira ibintu kugira ngo utumva, ugahindukira ugakizwa, ugahindukira ukizera. None ntukwiriye kubyihorera. Haleluya. Kwiriza no gusenga biri mu rwawe ruhande, ni wowe ubifite mu kiganza cyawe. Ni wowe ukwiriye kurambirwa ubuzima bwa gikristo budasa na Kristo, budafite imbaraga z'Imana. Ni wowe ukwiriye kurambirwa kuba umunezero wawe ukigarukira ku mafaranga gusa. Ni wowe ukwiriye kurambirwa kuba utazi icyo Imana ivuga ku rubyaro rwawe. Biraryoha kumva ijwi ry'Imana, mw'abantu mwe biraryoha. Haleluya. Igihe kimwe nasengeraga abana banjye ni bakuru, ndimo masengera ngo bakizwe, ngiye kuzicwa ariko no gusenga. Narabyukaga buri gihe saa 9, nkazamuka hejuru hano dutuye, nkajya hanze ngahamagara Imana ngo bagomba gukizwa, kandi none havuba byihuta. Uzi ko ijwi ry'Imana rimanuka nkaho washubijwe. Bamwe bamaze gukizwa, abandi ntibarakizwa. Uvuga uti mama pastor burya nawe ufite abantu badakijijwe. Yego. Ijwi ry'Imana riransanga saa 9 z'ijoro, mpagaze ahantu mu muyaga, rirambwira ngo rutansewe. Haleluya. Abana bawe bazakizwa bose. Ugiye kwicwa no kutaryama, hindukira nkwereke ibyo tugira gute, ibyo dusengera. Haleluya. Abana bawe bashyira, numvise ikiruhuko ntazi gusobanura mu mutima wawe, ikiruhuko ntabasha kuvuga. Imana irampindukiza ngo ngwino nkwereke ibyo dusengera, ngwino dusengera ubugingo bw'abarimbuka. Haleluya. Ibyo bishyire ku ruhande, birakwishe, birakumaze, kandi koko nari mpfuye. Uzi gusenga no mu ruho, yemwe abasenga. Haleluya. Nta kintu kibi nko kudasengera mu kiruhuko, kandi mu bitubuza ikiruhuko nuko utamenya icyo Imana ivuga ku kintu turimo dusengera. Umwami Imana yokabyara arambwira ati hindukira nkwereke ibyo dusengera, ngwino dusengere ubugingo bw'abantu butagira babasengera, ngwino dusengere bene wacu b'Abanyarwanda bakizwe, ngwino nkwereke abatagira banyira babasengera, ngwino nkwereke ingo zipfuye nabi, ngwino nkwereke ibyo tunihira. Haleluya. Meze nkaho bakijijwe kubera ijwi. Reka duhe Imana icyubahiro. Haleluya. 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 Imana iravuga, Imana irakuzi, Imana ifite umuhamagaro wa rusange, ishaka ko abantu bose bakizwa, ariko Imana ifite ibindi bintu byawe by'umwihariko uzabikura mu gusenga no kwiriza no gutanga umubiri wawe nk'igitambo gishimwa n'Imana, ukemera kwitanga.
abanyabujumbura nabonye muri abanyamugi, kandi abanyamugi dukunda ubuzima bworoshye, nanjye ndimo. Reka duhe Imana icyubahiro, muri beza, murambara mukaberwa. Nari nzi ko i Kigali turi abasirimu, none shwi zero. Abanyamugi rero tugira defu yo gukunda ubuzima bworoshye, kuko tuba tumaze no kubusogongera kameme, dufite utuntu tw'udufaranga n'abakozi badutekera ibintu bimwe. Iby'umwuka rero no gushaka mu maso y'Imana nta by'ubunyamugi, nta by'amafaranga, ntabyo. Hamwe n'ubunyamugi bwawe, iminsi yo gusenga ukwiriye kuyifata, ukabutereka hasi, ugatereka bife zuzuye ameza, ugashyira amabiju yawe hasi, ugakuramo igitenge cyawe cyiza, ukarambarara, ugahamagara Imana wenyine. Haleluya. Bitabaye ibyo uzagarukira, niba ufite amafaranga kugarukiriza ni uzagarukira, niba uyabuze uzagarukiraho, ariko iby'ijuru bizakomeza bibi nkuru zimeze nk'ibihuha ku buzima bwawe. Yesu yazutse yeretse Mariya Madalena, arangije aramubwira ngo genda ujye kubwira abavandimwe babwire, ngo ageze yababwiye ngo izo nkuru zibabera nk'impuha. Yari yazutse, ntiyari yazutse, yari yazutse, ariko byari binini cyane bidakwirwa mu bwenge bwabo, kuko bamubonye apfa, bamubona bamushyingura birakunda, kandi yari yababwiye ngo nzapfa nzuke nyuma y'iminsi 3, ariko ntibyakwirwagamo. Izi nkuru z'ubwami zizakomeza kukubera nk'impuha, cyakora ube umupfasoni, ube umwigeme mwiza w'ikinyabupfura, mufite n'ikinyabupfura, Imana ibibahera umugisha, noneho ube mu rusengero kubw'ikinyabupfura, ariko utazi icyo Imana ivugana nawe. Ndakwinginga kubw'imbabazi z'Imana, kumva ijambo ry'Imana rigacengera ni komba spirituel, ni urugamba rwo mu mwuka. Iyo ubona uterana rimwe ugasimbuka ibyumweru 2 cyangwa 3 uri mu gihugu ntaho wagiye, hari ubwo ugira ngo nuko ufite akazi kenshi, ni urugamba rwo mu mwuka. Umwanzi ntashaka kuhura n'ibyagukiza, ukajya ugira ngo wagize akazi kenshi, ariko ndahamya ko utakarusha Daniyeli, nta nubwo wakarushaga Yesu. Ni byiza nimukore, muragakora, muragahirwa muri iki gihugu cyiza Imana yabahaye, ariko igice cy'umwuka ni umwihariko. Ibintu by'Imana ntabwo byandaraye, agakiza ni ubuntu, ariko kumenya icyo ijuru rivugana n'ubuzima bwawe bihabwa abemera kwitanga. Pawulo yaravuze ngo amaze kubwiriza ubutumwa bwiza, ngo kugira ngo adasigara atemewe, akoresha umubiri we uburetwa, awutwaza igitugu. Kuvuga ngo asigara atemewe, Pawulo murabizi ko yari yarasobanukiwe ubuntu bw'agakiza, si ukuvuga ngo ari butakaza agakiza, ariko gusingira no kuba no guhinduka uwo Imana yamugenewe birasaba ko atwaza